Se ni cya gisamba cyane ubureke kanwa amafaranga. Wicaye hariya wowe twivuganire nkohereza amafaranga yanjye no yatuza ariko ngiye muganga wowe umbwire ngo nkuzanire umurwayi umuhereza ni gute urangije urambroka nyimara kugwereza amafaranga yanjye urambroka ni gute uvuga ko uri umuganga kandi uri umutobozi njewe waba amafaranga yanjye ntabwo mvana utamaye amafaranga yanjye ntabwo mvana utamaye amafaranga yanjye ufite ibintu byinshi ukoresha cyangwa zizi ni umutubuzi njyana amafaranga yanjye mereza amafaranga yanjye ntabwo mbyumva njye mereza amafaranga yanjye mereza amafaranga yanjye ndakeneye mereza amafaranga yanjye ndakeneye mereza amafaranga ubundi ntabwo mukubita ariko namereza amafaranga ihembe ryanjye rija kure ariko araje namuhamagaye araje rwose araje oya nameza n'umutubuza ariko igihe yavugiye ngo araje sakataje ni gutyo wanuburi yemeza amafaranga yanjye ntabwo urabeza amafaranga yanjye urabeza amafaranga yanjye ariko meza amafaranga yanjye naritumye riraje sije wabyendeye riraje namereza amafaranga riraje uramereza amafaranga yanjye ntabwo mbyumva y'amafaranga yanjye Reka mbasuhuze ndetse ndvaha n'ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi ntago ndi bukore intro, sindi butinde cyane mu bintu kuko ngira ngo hano turi murahazi, cameraman agenda hafata murahibuka ubushize twari duhari. Uyu munsi twagarutse ariko sinaje ngiye nyine, sinaje nizanye, naje nzanye n'undi mukobwa ngira ngo muri kumubona yakayarubiye ubuna zindutse ibicuku ndi kuza imusanze kubw'ikibazo ngo cyabaye kirekeranye n'ubwambuzi bwabaye kuri wa muganga twasuye. Nagira ngo mbanze muhikaze banze ababwire gato ku kibazo afite ku kintu kimuzanye hanyuma dukomeze. Wabanze ariko wirakara windakarira ntago ari nje nabikoze ego ariko kurakara ntabwo byabura. Wabwira abantu muri makeya ikintu gitumye tuza hano n'impamvu mbona isura yawe. Okay, jewe nahuye n'ikibazo nafite umuvandimwe wanjye afite ikibazo yararwaye cyane. Naje kubona ikiganiro cyawe bashyira nimero hasi y'umuganga. Ndavuga ati ura muganga arashoboye tubona ibitangazo yakoze. Ndavuga ati yamvurira umuvandimwe wanjye agakira. Naje kumuhamagara turavugana ku video call WhatsApp ibintu byose turavugana anca amafaranga ndamubwira ati se nabanywaye ngaya arambwira ati namuhereza $300 akaba nyine yagira yamfasha. Nongeye kumuhamagara nsanga yarambrotse mwandikiye WhatsApp nabwo nsanga yarabrotse. Wa muganga umwe twari kumwe imusanze ni uri kuvuga. Yego none hamagaye je n'ukuri yansabye amafaranga $300 ndabimuhereza. Umve ko umuvandimwe wanjye ameze nabi ubu ngubu ngenda shaka amafaranga yanjye basi nibura mujyane n'ahandi ura muganga no mutubuzi mwakoranye. Oya beretse gato wenda utarakomeza niyo mpamvu nyine twakoze urugendo baravuga ngo ubambwa neza bambwa habona. Njewe ndi umwere niba naraje gufata inkuru y'umuntu avuga kavura mba nyine naje nzi ko kavura ariko nibyo kibazo cyabaho n'impamvu amagara ye ngatavuga nti ndafata umwanya wa mugani nje guhinyuza niba koko ariko ameze niba ari umutubuzi niba abeshya tujyaneyo abigusobanurire niba yarayibye ayagusubize kuko wa mugani bwaba ari ubwambuzi. Nukuri nje namuhaye $300 mbizi neza nje mbona ko nyine ari umuntu uvura tukibona nibitangaza akora. Ndavuga ati yamvurira umuvandimwe wanjye agakira ariko nje simbyumva amafaranga $300 amafaranga menshi ni menshi cyane niyo yaba ari $100 amafaranga y'iki gihe yarabuze kuba ari menshi bwo ni menshi ariko wenda wirakara cyane wowe tuza uko biri kose turimo turaganayo sinzi nimba ari ariko uko biri ntago turi buve Musanze tutamenya amakuru ya ari kuri wamfasha n'ukuri umfashije umukuru wanjye sayo. Icyo gihe abantu bajya bitwaza ko ikibazo ari ngewe kandi nanjye mba naje abambwira ko ari umuganga nanjye nizera ibyo avuze kuko umuntu ntiyakubwira ko ari umuganga ngo uje kuvura nayo ngo urabeshye. Niyo umuntu akubwiye ngo ndi umuganga uba nyine wizeye ko ari umuganga. Rero niyo mpamvu nanjye navuze nti reka mpagarare ku magambo wenda twaganira ubushize
nkuzane ubonane nawe kuko njye nkubwiye ngo aravura mu magambo kandi baba bakora amafaranga naba mfatanyije nawe cyane ukuri njye ufashije wanjye so njyewe nahise nawe mvuga nti reka nshaka uwo mwanya tujye umwirebera umwibarize agusubize amafaranga yawe yaguhe cyangwa se bifate turebe ubundi buryo ariko ubwo bujura njye nyine no kureba icyo gisambo no kuri kigitira ngo ni umuganga kandi atazi atavura atagira gute abashaka kurya amafaranga y'umuntu ujye simbyumva mvuga gake ntago mbyumva njye ndashaka amafaranga yanjye mvuga gake ni hano twahageze ariko winjira utafite ubusazi bwinshi butuzemo nyine tubanze tumubwire uko bimeze n'ibyo ari byo nta kibazo ndabona hano afunguye muga kumanga twumve ko ubona haranga cya gisambo cyane kibazo no n'uhita umwita igisambo ibyo turabimenya nyuma amafaranga yanjye yatwaye uyahumurarira twinjire banabeshya bivugishwa gakeya meze utese muga muri amahoro turi amahoro cyane amakuru y'iminsi se ni meza tise ni cya gisambo cyanoboreye kikanwa amafaranga wicaye hariya wowe twivuganire nkohereza amafaranga yanjye uyatuza ariko wowe umbwire ngo nkuzanire umurwayi umuhereza amafaranga yanjye nkuhamagaye nkasanga telefone yawe arayiborotse ngiye muganga wowe umva sister tuza we oya ntago ubizi wowe nyine wowe wageze kwa muganga biraza gukemuka tuza tubaze tumusobanurire uko ibintu bimeze muganga rero wenda impamvu nje hano ntago umunsi nigeze nyigusobanurira sibyo wihangaye no kuba tukwinjira uyu munsi hari ikibazo kizanye uwo mukobwa ngira ngo muko tuza umusobanurire nge ntago ari nge nabisobanura kukurusha tuza umubwire ikibazo uko kimeze uko byatangiye igihe mwavuganiye bimwibutse hanyuma nawe agusubize icyo kintu numva cyaba cyiza sibyo ugabanye n'uburakari kuko turava hano gikemutse ikibazo cyawe yego ntago mwambwira ngo ngabanye uburakari ntago byashoboka kuko amafaranga yanjye natanze ni menshi muganga ngewe wowe twarivuganiye kuri WhatsApp video call turavugana urambwira ngo ngewe ngo twarandikiranye turandikirana turahamagarana turabivugana urambwira ngo uravura nanjye mbona ku kiganiro cyane n'ibitangaza wakoze mbona kuvura koko urambwira ducirikana n'amafaranga ndaguhereza 300 kuri telefone yawe ni gute urangije urambroka nyimara kuguhereza amafaranga yanjye urambroka ni gute uvuga ko uri umuganga kandi uri umutobozi ngiye mugangaje mu bandi wowe urambeshyira rwose nago nkubeshyira amafaranga ngo warariye arambeshyira rwose ubu dukoze urugendo tuva mvi Kigali nza hano tuje kuvuga iby'amafaranga wariye nanjye uyu nguyu ari kumbwira ngo nanjye ngo nafatanyije ngo nawe biki n'ibiki ndavuga nti okay dufata urugendo tujye kukwirebera usobanure ku giti cyawe nge nanarimo ndagira ngo rero ugire ikintu uvuga muganga niba warayariye uyasubize kuri aya meza ajyara yamereza rwose njye amafaranga arayamereza ndavana arayamereza ariko ibintu by'induru no kubeshya abantu ntabwo byumva ni umujura n'umutubuzi muvugane nawe mubwira ibyo bintu koko niba byarabaye cyangwa niba bitarabaye ngewe arambeshyira yashyize ku ihe nimero njye nimero nayikwereka kakanya nimero wowe ubwawe wiyandikiye ko ari wowe bagakwiye kuba twayigushakiraho tukaguhamagara tukaguhamagara njye ndaje nyikwereke kanze nyirebe mu gakapu nyikwereke umva njye kanze nyikwereke niba basi uri kugira ngo ndikukubeshya iyi nimero si yawe iyi nimero ntabwo ari wowe wayitangiye ntabwo ari wowe wayitangiye ntabwo ari yanjye niba atari yawe none yante njyewe baba amafaranga yanjye ntabwo mva hano utamaye amafaranga yanjye ntabwo mva hano utamaye amafaranga yanjye ufite nimero ebyiri ukoresha cyangwa zizi n'umutubuzi njyana amafaranga yanjye abeshya ahubwo kambere ku buryo ki namufasha mva mbese wamufasha nge nshobora kumufasha arakwaka amafaranga nshobora kumufasha akamenya umuntu ufite amafaranga ye ni wowe byabora undi wayafashe wayatwaye tu atari nje ahita mubona Bresir ntabwo nigeze amafaranga ni wowe wanwariye amafaranga igihe urama amafaranga ajye ntabwo cyumva nakumva hano utamaye amafaranga bye twanarwanira hangaha ugakora ibyo ushaka ariko urama amafaranga yanjye ibyo ukora ubikore niba ibyo ngibyo uvuze uri
ubikore nyine bigaragara nshobora kubikora rwose ariko nta mparabike arambeshyera cyane. umuvandimwe wanjye yaheze mu buriri. hari icyo namukorera nshobora kugaragaza uwatwaye amafaranga ye kandi yamara kumubona njye sinzi ukuntu biri bugende kubera araba mparabitse. niba koko ari byo nyine rwose niba utaraye amafaranga y'abantu kuri ibyo uri kuvuga ngenda bikora kano kanya aka kanya ngenda bikora abone umuntu wamutwariye amafaranga kanya ndamushyika mwohereze ihembe ryanjye tabara rwose mvana mu rujijo unkize uyu mukobwa. amafaranga ntabwo nigeze nyatwara. uyu mukobwa ihembe ryanjye simbuka ihute unzani uriya muntu munzanire amafaranga y'umukobwa abonetse. wamereye iminota ngagiye kuza ngazana amafaranga ngemereza amafaranga yanjye ntabwo mbyumva ngemereza amafaranga yanjye mereza amafaranga yanjye ndakeneye mereza amafaranga yanjye ndakeneye mereza amafaranga ubundi ntabwo mukubita ariko namereza amafaranga ihembe ryanjye rija kure ariko araje namuhamagaye araje rwose oya nameza n'umutubuza ariko igihe yavugiye ngo araje sakataje ni gutyo wanuburi ngemereza amafaranga yanjye ntabwo urareza amafaranga yanjye urateza amafaranga mereza amafaranga yanjye ariko mereza amafaranga yanjye naritumye riraje sigiye wabigendeye njye namereza amafaranga riraje uramereza amafaranga yanjye ntabwo mbyumva y'amafaranga yanjye mereza amafaranga yanjye mereza amafaranga yanjye ntabwo ndi kubyumva mereza amafaranga yanjye riraje oya namereza amafaranga yanjye kubeshyira muganga ihembe riraje umva ngiye guhamagara na polisi nyibwira ko wanjyaniye amafaranga wamutubuziye wowe uriya munyamakuru umwihaye ngo bice muri ayo mafaranga yanjye mwembi umunyamakuru ararengana namwe turarengana ararengana gute se wowe watanze ikiganiro se mwe mwaje kugukoresha ikiganiro namereza amafaranga yanjye ntabwo byumva bize urama amafaranga yanjye ntabwo ndi kubyumva urama amafaranga oya namereza amafaranga yanjye ubwo mwarafatanyije kuyarya njye mumereza amafaranga oya murama amafaranga yanjye ntabwo ndi kubyumva no sibishaka umuntu ubutwariye amafaranga urenda guhita umubona mu kanya mubona si igihe wabivugira ari hehe igihe wabivugira ari hehe singayo amafaranga umuvandimwe wanjye yarapfuye ubwo we amafaranga yanjye reka yabonye amafaranga yanjye ubeshyira muganga nukuri mbabarira unyiriza umuvandimwe ariko muganga mbabarira nukuri nabaya kutamenya nukuri mbabarira nukuri ukuntu wamparabitse nukuri mbabarira uriya nuwanjye buriya ndamwifitiye ihembe ryanjye ntabwo ryamurekura ngomba kumuvana hariya ngewe ari njye umwihago wamwivaniye muganga nukuri mbabarira nabaye kutamenya nukuri umfashiriza umuvandimwe dore ngaho amafaranga nukuri ndayaguhereza nta n'igiceri cy'atanu ndakuraho nukuri umbabarire basi ndagusabye mbabarira unyirize umuvandimwe basi mbabarire haguruka wicare mbabarira nukuri haguruka wicare urandamuvura ndibuze kumuvura nge ngerage impuwe ndasengerega ubundi ndasenga mbese nanjye nyiriza umuvandimwe umuvandimwe wite ku gisambo njye nyiriza umuvandimwe ndashaka uretse bambanze mubaze abikoze gute kugira ngo uriya musore uretse ko njyewe ntaramubonye neza niba nza kuza kumusanga hanze simbizi ubikoze gute kugira ngo ubashe kumuzana abashe kuzana amafaranga na gutya namutumye ihembe ryanjye aruzuye ndabizi aruzuye ntabwo muzehe yaba yayagaruje ngo aze atuzuye aruzuye urumva mbese ko ubonye amafaranga yawe rero kandi washinzaga umusaza ngo niwe wibye amafaranga
kubaza wowe sister urumva umeze kuba ubonye amafaranga yawe wari wasaze ngo bakwibye ngo nukuri ndishimye cyane nukuri amafaranga ngayo ndabonye ndishimye ndashimira na muzehe ubinkoreye nukuri muze umbabarire nukuri ndagupfukamiye umbabarire musabye imbabazi yego nukuri mbabarire muganga ni muganga nanjye nawe muzari wowe byakubwira umbabarire habaye kutamenya muganga ntabwo yiba ntabwo wiba pe ntabwo gutangira ubuhamya ntabwo wiba nukuri mfasha ahubwo mfashiriza umuvandimwe wanjye ngayo amafaranga n'igiceri cy'atanu ndasubizayo ngayo uyagumane basi mvurira umuvandimwe nashaka no kukumvura umubwire neza nyine utunye amafaranga umvurira umuvandimwe akubabarira nyine bibaho ko ari amafaranga yari menshi ahubwo mubwire uwo mukuru wawe yari afite iki kibazo kuko uwo wabwiye ikibazo ngira ngo wamubonye wabwira muze ikibazo mukuru afite akaba kumva niba yamufasha umugani akavana anamuvuye ibyo birashoboka mbere nambije kuba nakubwira uburwayi bwa mukuru wanjye ndabanje kugusaba imbabazi umbabarire habe kutamenya umbabarire gusa uburwayi bwanjye mukuru wanjye arwaye amaze imyaka 2 afite ikibazo cy'uburwayi cy'ubusazi yarasaze twaje gusanga yarari ku ishuri baraduhamagara ku ishuri ngo yarasaze dukoresha ubushoboka bwose turaterateranya basi tumuvure tuza guhura na kira kibazo cy'uriya mutubuzi aradutuburira nicyo cyatumije kimvana ni Bugande kinzana hano mu Rwanda kubaza uyu munyamakuru kuko azwi cyane ndamuhamagara ndambwira ati ngeza kuri muganga wanuburiye ibiki n'ibiki ariko ndasanze utari umutubuzi ahubwo n'umuntu mwiza ungarurije amafaranga ndagushimiye cyane n'abantu bose bari kutubona bari kutwumva bose muganga ntago ari umutubuzi n'umuntu mwiza n'umwana mwiza azi cyazi gukora n'umuganga ndagusabye basi umvurire umuvandimwe wanjye ndavura nge ntabwo nica ndavura gukiza ntabwo mvura kwica icyo nkwemereye cyo umuntu wawe ndamuvura ariko ntuzongere gupinga muganga kuko muganga akoresha ibintu by'ukuri ni ihame ni inshingano ye kandi tujya dusenga turasenga urabyumva ntabwo dutubura rero twebwe murasenga ko abantu ibintu mukora babyita ubupfumu abapfumu nabo barasenga turasenga cyane ujya mu rusengero ugasenga turasenga pe turasenga rwose kuko dufite imana tubeshejweho n'imana turasenga none umuvandimwe urumva wamufasha cyangwa urumva nta namufasha kuko ngirane ransigira ifoto ye amazina yombi n'ifoto ye y'uwo mukuru we hanyuma noneho ngewe nzakoresha ubuhanga bwanjye nzamufasha nzamuvura mu minsi idatinze ikindi mbere na mbere wakoze wa mugani umuyeho uruga kuko uyu mukobwa yari yamereye nabi ngo amafaranga ngo nutamuhanda yamuha ariko Imana ishimwe ubwo ubashije gukora kira gitangaza nyine akabasha kugaruka hanyuma wenda muri make wanyuriramo abantu wakibutsa abantu mu bikorwa byawe ukora kugira ngo babashe kubyibuka hari ubutarabonye ikiganiro cy'ubushize abonye kino bwa mbere kugira ngo utarakurikiranye cy'ubushize arebe kino wakibutsa abantu uburyo uvura ndetse n'indwara uvura kugira ngo ukazinyuramo nyine ni nyinshi ari kuvugamo nkeya kugira ngo abantu babashe kumva hanyuma turaza kubahana nimero turaza no kuzishyira hasi tureko n'umuvandimwe atahe ngatashye kure indwara mvura amarozi y'amoko yose uburemba abagabo badatera akabariro n'inzoga zabasha umuntu akabasha kuzireka muri make n'abatabyara bakabasha kubona urubyaro n'izindi ndwara nyinshi kuko mvura nyinshi zigera muri za 30 ibyo ni sawa cyane nizire ko babyumvise ubwo n'abatanyuzwe bazagira amatsiko bazaguhamagare kuri ya nimero yawe nyamuneka none wavuga iki kora abo ngo bakwitirira rero bakwitirira bakarya amafaranga y'abantu ngewe abantu bibesha ngo ndatubura amafaranga ndi muganga wemewe banyitira bavuga ko ari abavuzi gakondo bakarya amafaranga y'abandi abo bayatwaye bazansange nzabafasha nzabagira nkuriya wari watwaye ayuriya mukobwa mbahane bivuze ngo wowe rero wakerekana ibisambo by'umuntu ahubwo ibyo batwaye byose bakabimugarurira uraza kumukorera iki se ko wamwiceje kuzuba uriya
ndamwifitiye mfite ukuntu ndamugeza ntacyo ndi bumutware kuko ntabwo nica ni agahano gatoya namuhaye. Noneho rero sister rero ikibazo cyawe ndumva cyakemutse, ubwo ndumva ibisigaye ari ugusoza tukagenda. Ubwo nimba muganga mwavuganye kuri kari bukuvurire mukuru wawe, sinzi uko mwabivuganye. Yego muganga ngiye kuguhereza aya mafaranga uyasigarane umvurire mukuru wanjye nkuko wansabye yamufatire neza, nkuko wansabye ifoto ye ukansaba na nimero twagira wakoresha niyo n'amazina yiwe. Amafaranga yose nta kibazo urayasigara. Yego nta kibazo njya kuko ubona apfuriye umuvandimwe wanjye agakira, kandi nabonye ari akora ibitangaza byinshi cyane. Mugabo amafaranga yose ugiye kuyabika ubu ntabwo bari buze kuyakwiba bakagwitanira mu nzira, ntabwo bayatwara ibyo yabigarura. Yabigarura nkuko uriya yabigenje nako nawe ubigenze. Amafaranga kari menshi kuyafata byatunaniye. Ni menshi niyo mpamvu nari n'umutwe ngari bivaze kuva i Bugande uje mu Rwanda muje gushaka amafaranga. Ariko nijye amafaranga ni menshi ntabwo. Amafaranga ni menshi pe. Muga abantu yabika n'uvuga ngo ntibakwiba bashobora kuguca umutwe da. Ndayabika. Urabona ko isubona n'akazi? Usubona n'akazi, usubona n'umurwayi uvura. Yafoto ukubonye ntacarasa kuyibwira neza. Yerekanye muzingire nukuri muri ibintu byiza muri bitangaza muze akira. Murakoze cyane namwe murakoze. Nizere rero ko bitunganye. Ubwo ikindi ndumva ni sister niba hari ikintu wabwira badukurikiye ku bantu bakurikira ibiganiro byacu, ku bantu bazi uyu muganga, ngira ngo waje wariremesheje uvuga yuko bakora amafaranga ariko Imana ishimwe ubwo bitunganye. Wagira ikintu ubwira badukurikiye ku bantu batumva yuko kuvura bishoboka bya kinyarwanda nkawe, ngira ngo umutangabuhamya wibereye hano. Yego murakoze. Ngiye ubutangabuhamya natanga rwose muganga arashoboye. Naje nzi ko nyine ari wo mutubuzi twavuganaga twagiraga gute, ariko ndamushimira cyane. Yakuze igitangaza ku buryo nanjye byandenze, nabibonye birandenga. Ntabwo nari nzi ko yakora igitangaza nka kiriya. Ntabwo ari umutubuzi nkuko nabivugaga, nibeshye pe, nibeshye. Namwe mwabibonye ko habonetse umuntu wanuburiye akantuburira. Muganga n'umuntu mwiza, muganga ntabwo ari umwana mubi, ntabwo ari umutubuzi. Mbese ubu se koko nabibabwira ngo iki azamfashiriza umuvandimwe wanjye, ndabyizeye nkuko yanzaniye umuntu wanuburiye amafaranga akayatwara. Ndabimushimiye, muzamugane niba nta kiri uzatubwire tugaruke rero. Yego ntabwo uzashimira wa mugani. Yego nzashimira cyane bikomeye, kandi ndabyizera neza kazanamuvura. Ubwo muvandimwe wawe namara gukira uzatubwira tuze nyine turebe muganga niba koko yaramuvuye yarakize. Nabyo byaba ari byiza buryo murakugire neza uramushimira. Ndumva nta bindi bisigaye, reka ngushimire ku bitangazo dukoreye, kuba ugaragaje ko urumwizerwa bwa nyuma na nyuma, ubundi warabaye umubeshyi. Ariko ni byiza, ubwo nizere ko n'abadukurikiye bandi baboneyeho. Rero ushobora kwibeshya kohereza undi muntu amafaranga utari we, nawe akagukura nk'ibyo bakoze uyu mukobwa. Ariko uko biri kose hari ubundi buryo buhari bwo kuyagaruza. Nimba ushobora kwiba ushobora no kugaruza n'ibyibwe, ngira ngo ahora bibasobanurira. Reka dusoreze aha ngaha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tuzagaruka ubutaha. Ngira ngo byari murakoze nanjye ndabashimye, murakoze cyane.